ngaha turaje Nyagasani twitabiriye iyi ngoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe, tariki 29 Nyakanga 2025, ubwo duhimbaza Mutagatifu Marita ndetse na Mariya na Lazaro, urugo rw'i Betaniya rwakiriye Yezu. Reka twakire ijambo ry'Imana riza kudufasha guhimbaza neza abatagatifu. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 12 umurongo wa 9 kugeza ku 13. Bavandimwe, urukundo rwanyu ruzira uburyarya, ikibi kibashishe mu gihunge, naho icyiza mukihambireho. Mukundane urukundo rwa kivandimwe, mushyire imbere icyahesha buri wese icyubahiro. Muragira umwete, ntimukabe abanebwe, nimushishikare mube abagaragu ba Nyagasani. Mwishimira amizero mufite, mwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. Musanye n'abatagatifujwe bakennye, muharanire gufata neza abashyitsi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 34. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo byo bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina ry'icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko ankiza ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Nimutinye Uhoraho mwebwe abo yitoreye, kuko abamutinya ntacyo babura. Abakire bageza aho bakena bagasonza, naho abashakashaka Uhoraho ntacyo babura. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 11 umurongo wa 19 kugeza ku 27. Muri icyo gihe hari haje Abayahudi benshi kwa Marita na Mariya kubahoza urupfu rwa musaza wabo. Marita yumvise ko Yezu aje, ajya kumusanganira. Mariya asigara imuhira. Marita abwira Yezu ati, mwigisha, iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Ariko n'ubu ngubu nzi ko icyo wasaba Imana cyose Imana yakiguha. Yezu ati, musaza wawe azazuka. Marita arasubiza ati, nzi ko azazuka igihe kizuka ku munsi w'imperuka. Yezu aramubwira ati, ninjye zuka n'ubugingo, unyemera naho yaba yarapfuye azabaho. Byongeye umuntu wese uriho kandi akanyemera ntateze gupfa. Ibyo urabyemera? Marita ati, yego Nyagasani, nemera ko uri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, uko uhuye n'Imana uyereke abandi buri munsi. Amasomo twateguriwe n'umujyi wacu Kiliziya aratwerekeza kuri iyo nshinga yo kwakira abandi neza. Ngo tujye kuzirikana nyine kuri iyo ngingo igira iti kwakira abashyitsi neza. Iyo wakiriye abashyitsi neza uronka imigisha y'Imana. Ubwo duhimbaza Mutagatifu Marita washoboye kwakira Yezu maze akamererwa neza, Yezu nawe akamwakira. Burya hari igihe twibwira ko ari twe twakiriye Imana, kandi ari Imana yatwakiriye. Nyagasani utera intambwe ya mbere aza kudushakashaka, maze yatubona twamara kwishima, natwe koko tukishimira neza yatugiriye, nicyo natwe tukakira Imana iwacu. Uyu munsi rero turahimbaza Umutagatifu Marita. Bakunze guhita babifatikanya Marita, Mariya ndetse na Lazaro, kuko rwari urugo rw'i Betaniya Yezu yakundaga kuzamo. Hanyuma Yezu akakirwa neza, akamererwa neza. Byabindi umuhanga w'umuromani Cicero yanditse agira ati, patria est bene ubi cumque, ngo aho uzagera bakakwakira neza, icyo nicyo gihugu cyawe, uzahagume, uzahabe, uzishime. Na Yezu nawe batubwira ko yakundaga kuza i Betaniya kwa Lazaro, Marita ndetse na Mariya. Bishoboke ko abavandimwe bari imfubyi,
kuko ntaho batubwira ababyeyi babo. Rero bakagaragaza ko Marita ari we wari mukuru, shefu wa famiye, shefu tene, ari we urushinze urugo. None Yezu aje mu rugo rwabo. Dusaba inema natwe yo kwakira abatugana, kumenya kwakira abashyitsi abaze batugenderera. Isomo rya mbere tumaze kwakira ni ukwakira, nyine nawe urabyumva. Rero twerekeza ku bashyitsi, kwakira abashyitsi bagaragara, abatubonesha amaso, rwa rukundo rwa kivandimwe b'abantu. Akenshi tuzakunda kubona abo twakira ari abanyantege nke, abaciye bugufi. Abo ngabo nabo ntago bahejwe kwakira abandi neza, kumenya kwakira, tukagaragaza urukundo mu bavandimwe bacu, cyane cyane abandi baciye bugufi. Isomo ry'uno munsi risoza ritubwira gusangira n'abatagatifujwe bakennye. Duharanire rero kubakira neza abakennye. Imana ikunze kuza mu ishusho y'abo baciye bugufi, abakene, intabwa, les marginalisés, abo bari kure ya sosiyete ariko bakaba bari hafi y'Imana. Nabuzwa n'iki rero kubakira, kwakira abantu babagaragara. Icyo nicyo kinogera umutima. Nuko Zaburi y'uno munsi gatwereka ko nyirizina tugomba gushakisha igishimisha Imana. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Kunogera Imana, iyo washakashatse Imana ukayibona urishima, umutima ubukeye. Iyo wakiriye neza Imana urishima. Ivanjiri y'uno munsi nayo iratuvana ku bantu ba hano ku isi dushobora kwakira, igatwerekeza ku kwakira Imana, kwakira Yezu Kristo ubwe. Iraza gutwerekeza ino vanjiri uburyo twakira Yezu mu ijambo rye rya buri munsi, mu bavandimwe bacu, ndetse mu mubiri wa Kristo, Ukarisiya. Uburyo twakira Yezu, Yezu ubwe. Ubwo tumwumva yaje i Betaniya, Yezu ubwe akaza. Ivanjiri iza itwereka Yezu uje gutabara. Abayahudi benshi bari batereye muri urugo nabo baje gutabara, ariko na Yezu nawe araza, kuko yari inshuti yande, yari inshuti ya Lazaro, yari inshuti y'umuryango. Aha yakundaga guhaza bakamwakira. Tujye kora muri ino vanjiri, urebye ino vanjiri wo uyisomye neza wumva ikurikira, ije ikurikira yindi ya Marita na Mariya cyagihe zo kubasura. Nuko Marita agahera mu gikoni, Mariya akaba ari we uri muri saro, uri ku birenge bya Yezu ari kumuganiriza. Basoza ya vanjiri twakiriye ku munsi wa Mariya Madalena, batubwira uburyo Marita yarahugiye mu gikoni bikaza kugera igihe akivumbura ati, Yezu wabwiye muri umuntu ajya akaza kumfasha ku mirimo. Ariko Yezu akaza kumubwira ati, Marita, Marita, urerekana na byinshi, nyamara icy'ingenzi ni kimwe, ndetse ni kimwe gusa. Mariya ahisemo umugabane mwiza udafite kuzamwamburwa. Marita bishoboke ko yakomeje kuzirikana kuri iryo jambo, ari nacyo tugiye kumva muri ino vanjiri n'uwo munsi. Nubwo abanditsi b'avanjiri batandukanye, ariko bigaragaza ku buryo Marita ashobora kuba arahinduye imyumvire imbere ya Yezu ngo tumuhimbaze. Kumenya kwakira Yezu, kumenya kwakira Imana iwacu, kumenya kwakira abaje batugana, kumenya kwakiriza Imana ibyo dufite. Ubwo Marita yakiriye Yezu, agashakisha ibiribwa by'umubiri, kujya mu gikoni. Uyu munsi noneho turumva byahinduye isura. Ntabwo birasoza ari Marita noneho uri kwakira Yezu, kuko yakiriye Yezu amushyira ibiribwa by'umubiri. Yezu noneho bisoza amuha ibiribwa bya roho. Buri wese rero ajya yakira undi n'ibyo afite. Niba ndi umuntu, ibyo nzakiriza Imana ntabwo ari ibya roho cyane, ahubwo n'ibyo umubiri, kuko nibyo mfite, ibijyanisha ku mubiri. Hanyuma Imana nayo ifite iby'izampa bitewe nuko nayisanze. Tuzirikane ibice bitatu biri muri Ivanjiri kwanditswe na Yohani, itubwira ku buzima bwa Marita ndetse na Yezu uburyo bahuye. Icya mbere hatangira batubwira Lazaro yarapfuye, Yezu akaza aje gutabara. Ariko noneho Marita bishoboke ko yumvise Ivanjiri ya Yezu neza, impanuro za Yezu muri Ivanjiri, mubwira kudahirikana gusa n'iby'umubiri gusa. Nuko tubona noneho byabaye magirirane mu kwakira Yezu, ngo Marita wari ujya kumusanganira, Mariya nawe asigara imuhira. Ako kantu kashimishije cyane, uburyo noneho batangiye bagabura imirimo, buri wese akumva ko uruhande ariho hose no kwakira Yezu. Nuko rero Marita ajya gusanganira Yezu. Icyo ni cya mbere, ko noneho Marita niwe wagiye, nawe yumvise ko noneho ajya gushakashaka Yezu akamusanganira.
icya kabiri batubwira ni uburyo Marita noneho nanone ari kugaragaza impungenge afite nuko acagase, nuko ibyo bidashyitse, agaragaza ukwemera kwe. Nyagasani, iyo uza kuba hano umusaza wanjye ntaba yarapfuye. Nuko Yezu agahera aho ngaho agira ngo amwigishe, amwuzuze bya bindi bituzuye, kwa kundi yamushakashatse akamubwira ikiri muri ku mutima, na Yezu nawe akaboneraho kugenda agira ate, amwuzuza, amugira neza, amukosora, amushyira mu murongo mwiza, amuha ukwemera bya biryo bya roho Yezu amuzaniye. Ubwa gatatu noneho batubwira uburyo Marita atabaye convaincre gusa, ahubwo yanabaye convaincante. Noneho ukwemera kuraje, kwemera izuka. Yego Nyagasani, nemera kuri Kristo umwana w'Imana waje muri iyi si. Amen, 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 amen. Iryo ni ryo singiro nyirizina rishingiyeho ubutumwa bwa Marita no munsi, kwemera ibyo Yezu Kristo abwira. Nakiriye Yezu Kristo, nashatse kumwakira, ariko ngiyibagiza ko ncagase, ntago nuzuye, ntegereje ko Imana inyuzuza. Akenshi dukunze gushaka gukora ikintu, twebwe tugakora ugushaka kwacu, ariko iyo bazana kuba nemeye icyama nkemera ko Imana yankoresha, ngakora ugushaka kw'Imana, nagera heza. Ngira izingiro ry'ikiganiro cya Marita ndetse na Yezu ku byerekeye n'ukwemera ko Imana impa ibyo ishaka, nakagombye guharanira gufata ibyo Imana impereza aho gufata ibyanjye bishaka. Nguko kwakira Imana ntabwo ari njye wakira Imana, ntabwo ari njye uhereza Imana, ahubwo ndareka Imana ikampereza, ndareka Imana ikanyakira, ngaragaza ubushake bwanjye ko mfite inyota y'Imana, bityo nkareka Imana ikanyakira. Abantu benshi dukunze gushaka ati ngiye gutura Imana, ngiye gushimira Imana, ngiye guhereza Imana bino, ariko tukaza kongera kandi gakubiyemo ko nubwo iyo geste nayikora nk'umuntu, ariko Imana nifata initiative, nifata iya mbere, nibwiriza, tukareka ugushaka kw'Imana kariko gukorwa. Ngo kwakira Imana iwacu, kureka Imana akaba ariyo itwigisha, akaba ariyo iduha ibyiza byayo, gufungurira Imana imiryango kugira ngo itwakire. Amen, amen, amen. Ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umukobwa witwaga Leonsia, abitwa ba Leonsia mbanje kubasuhuza, ngo ahuye n'ibibazo bikomeye cyane mu buzima. Ubwo ngo yari umukobwa mwiza, ufite uburanga, ndetse ufite igikundiro, ufite n'umutima mwiza, ariko agakunda gusenga, ariko cyane cyane ngo akunda isengesho cyo gushengerera. Ngo akaba yari afite ikibazo kimwe gusa, yajyaga ahora asaba Imana ati Nyagasani wo kwamfashije nkabona igisubizo cyuko ngo abandi bakobwa bose bagendanaga urungano barashatse, babonye abagabo, ariko we kugeza igihe kirekire atarabona umugabo, atarabona uwo bazashingana urugo. Akomeza kubyibaza, ariko koko Mana kwanza ko gusenga, ariko ngewe ntundebe bimeze biti, wazambabariye koko nanjye Yezu, wazambabariye nanjye ukankura gucyavu, ukankura muri iki kimwaro ufite. Abandi tungana barashatse, none ngewe dore ngiye kugumirwa, ndi iwacu naragumiwe. Nuko ngo igihe kimwe kiza kugera, baza kumva ijwi, igihe yashengere birumvikana, aza kumva ijwi rimubwira riti Leonsia, ngiye kuzaguha umugabo muzabana, ariko mu bagabo nzakohereza ntuzagire uwo wemerera ko muzabana utongeye kugaruka kungisha inama. Nuko Leonsia arita mu gutwi, arabyemera. Ngo ategereje igihe kimwe, ategereje ngo aza kubona abona umusore mwiza arahingutse. Uwo musore ngo yari yareze kaminuza, afite dogtora. Nuko Leonsia aravuga ati noneho ubwo yaje kuntereta, yaje kunsaba urukundo no kuzabana, umva sinjya guta igihe none njya kubwira Imana, sinongera kubwira Yezu, noneho ndamwiboneye kandi koko ndamubonye umusore wize nk'uyu nguyu. Nuko Leonsia akomeza kubitekerezaho ati koko none ndirwa njya kugisha inama Imana. Nuko ariko aza kwibuka ko bavuganye n'Imana ko azabanza kujya kuyibaza kabone nubwo nyina mubonye. Nuko ageze kwa Yezu ati Yezu, uriya noneho ni umpaye nje gukushimira, nje no kukugisha inama kuko ari wabinsabye. Nuko Yezu aramubwira ati Leonsia, uriya ntabwo ari we nakugeneye, uriya nutambuka gusa, yaraje kugusuhuza, ntumwakire, ntumwemere ko muzabana. Nuko Leonsia atahababaye,
akurikije uwo muntu wize, umuntu ukomeye cyane, ko batabanye. Leonsia akomeza kuguma atyo ategereje. Washize igihe kirekire ngo Leonsia noneho haza kuza undi musore, aza mu modoka nziza cyane, ameze neza, afite ibifaranga ipusi itasimbuka. Leonsia noneho aravuga ati akurikije imyaka afite, noneho uyu nguyu ni uwanjye, sinibwo noneho njya kugisha Yezu n'inama, nkurikije noneho ko igihe kirandenganye, nkurikije n'uburyo aje, nkurikije n'uburyo akize, uyu niwe wanjye ugomba kuntunga. Nasabye Imana ko ampereza umusore rwose tuzabana. Nuko Leonsia amaze kwemerera wa undi ko bazabana, ngo yumva umutima uri kumurya, yumva umutima uri kudiha, ati byagenze bite ko noneho bagiye kuza kunsaba, noneho ko nabyemeye. Nuko anyarukira kwa Yezu, none ajya amubwira ati Yezu, noneho ko namubonye se bigenze bite, ko namubonye. Nuko Yezu aramubwira ati Leonsia, uwo ngo ntabwo ari we nakugeneye muzabana, mwihorere. Leonsia nabwo atahababaye, akurikije n'ubu yaramubonye, aramutomboye. Igihe cyaje kugera nyuma y'igihe kirekire n'ubundi, noneho haza kuza umusore ngo bari bahetse mu igare. Ngiye kubivuga ngo wari ufite ubumuga, ntabwo yagendaga ari uko wamujyanye mu igare. Nuko abwira Leonsia ati ndashaka ko tuzabana, narinje ndashaka ko wanyemera tukazabana. Leonsia yumva neza acitsemo kabiri, aravuga ati noneho sinigwa njya no kugisha Yezu inama, nanjye ndabona ko uyu nguyu ntaho dushobora guhurira, ntago ari uwanjye. Leonsia amaze kubyishyiramo ngo yumva umutima uramuriye nanone. Nuko ajya kwa Yezu, aramubwira ati Yezu, none se mbigenze nde ko mbuze umugabo tuzabana? Nuko Yezu aramubwira ati Leonsia, uriya uje mu kagare, uri utari kwigenza, niwe nakugeneye muzabana, uriya niwe mugabo wawe. Neza Leonsia afatwa n'ikiniga atangira kurira, ndetse ashaka no kwivumbura. Nuko Yezu ngo aramubwira ati Leonsia, uriya waje afite za dogutora, yarize bikomeye cyane, afite impamyabumenyi n'impamyabushobozi z'ibirenga, uriya yarazibye, yaragiye arazicurisha. Nabonye ko muramutse mubanye nawe yaza kugurisha, ntumenye irengero ryawe. Uriya waje ari umukire, ugashaka ko mubana ndetse ukanamwemerera, uriya ni indara, uriya ntacyo aza kugezaho, yaza kugurisha. Nuko ngo Leonsia abazeza ati none se ko uyu nguyu numvaga uzampa umugabo uzantunga akamfasha, none gucyara inyumbaye. Nuko Yezu ngo aramubwira ati uyu niyo nguhaye kubera ko nkurikije uko nakubonye unkunda, ndifuza ko nanjye wamfasha, uyu nguyu ukazamufashiriza akabaho, uyu nguyu ukazamufashiriza ukamwitaho ari wowe nabonye muri uno mujyi, ari wowe wamfasha kumurera, kubera ko nawe yahoraga nsaba ngo nzamuhereze umukobwa mwiza bazabana. Ubu rero mbonye ari wowe nahisemo ko ari wowe uzamufasha, ukazamufata neza ubuzima bwe bwose. Nuko Leonsia bishoke ko nyuma yo kumva ubutumwa Yezu amuhaye, mu gihe we yumvaga azakira uzamwitaho, none agiye kwakira we uwazitaho, Leonsia bishoke ko yatashye yakiriye inshingano ahawe na Yezu. Bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Nguko natwe mu buzima bwacu uko dusaba Imana, ko Imana yatugirira neza, ko Imana duha ibyo dukeneye, nuko tukaza kwibagirwa ko natwe ari Imana ishobora kudukenera, igatubwira iti nanjye mfasha kino, ese wowe uzabyemera? Akenshi dukunze gutega Imana amaboko ati Nyagasani mpereza iki ngiki, ariko tukaza kwibagirwa ko Imana natwe mu kwakira Imana hari ibyo Imana idusaba natwe ko twakora. Ese witeguye nawe kwakira Imana? Kwakira Imana muri abaciye bugufi, abanyantege nke, abashonje, abababaye, abarwayi, abashavuye, abo bose baheze inyuma ya sosiyete, bahawe akato, witeguye kubakira neza? Nuko rero nubakira neza umenye uti ni ishusho y'Imana, uwo ni Yezu Kristo uri kwakira. Ubwo kenshi dushaka kwakira babandi baduhereza, abapatro, abaduha akazi, abatugirira neza, abakomeye, babandi bize amashuri y'ikirenga, babandi bakize, ariko tukaza kwibagirwa kwakira Yezu mu bakene babaciye bugufi. Leonsia mbega wowe uko Yezu nawe ikizakubwira ko ukomeye, nuko nyine uzakomeza abandi.
uzakomereka hanyuma Yezu agukomeze nawe ukomeze abandi. Nguyu Marita rero wavuye kwizima, nguyu Marita wakira Yezu akaza kumwereka ko ibiribwa yarafite atanabyo Yezu yarakeneye, ko Yezu akeneye kumuha ukwemera. Wamara kugira ukwemera nibwo noneho uzakira abandi neza. Iyi famiye batubwira ko Marita ariho uri mukuru. Nyine iyo uri mukuru ushakisha ibintu byose bikomeye, kuvunikira umuryango, guharanira ko abandi bamererwa neza. Rero nawe nuza kumva uri mukuru ntugashake guteta, ahubwo ujye ureka abandi utetesha abandi. Ntugashake gushisha ngo abandi bashire, ahubwo ujye ushaka gushira kugira ngo abandi bashishe. Niba uri mukuru nka Marita, niba uri mukuru ku rwego rw'uko Yezu ashobora kukwizera, nawe nanjye akenshi dukunze kwihugiraho ati ndashaka umusore umeze utya, ndashaka kubona ibintu bimeze bike, ndashaka abantu bameze bake, ariko tukaza kubona ko tunafite n'inshingano nk'abantu bakuru. Iyo uri mukuru nyine wakira n'abandi bose batoya, abo bose bari inyuma, abo bose twahaye akato. Igihe kizaranga kuri mukuru gushaka kwakira nyine Imana. Nawe nanjye twongere turebe ibintu byose tujya dusaba Imana. Nyagasani ashaka kutaguha kino kintu akaguha kiriya kubera icyo akwifuzaho. Dusabe Nyagasani tureke dukora ugushaka kwe, nibwo tuzatumwakiriye neza. Gukora ugushaka kw'Imana buri munsi. Marita mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukora Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.